Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kano kanya kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugiye ko tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki dukosora ikizamini kiba cyakozwe? Ni ukubera ko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizamini kimwe cyakozwe, wagerwaho mu kizamini cyawe ukabona ibibazo 7 biragarutse, ukabona ibibazo 8 biragarutse. Rero kugira ngo ukore rimwe uhita utsinda, biba bigusaba kubona imyitozo ihagije kwa bino bizamini biba byakozwe. Imyitozo yose kwa bino bizamini biba byakozwe nta handi wayisanga uretse kuri Rwanda Driving College TV. Rero kugira ngo ujye uhita uyibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe aribo baza kugusharinga linki, ujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda mbere y'uko ureba video kugira ngo ikintu cyose nshyizeho aba ari icyagufasha gukora rimwe ujye uhita ukibonera ku gihe. Yaba ari amasomo mbashyiriraho, murabizi maze kubashyiraho amasomo agiye atandukanye, ayo ku byapa, ayo ku bimenyetso bimurika ndetse n'andi, ndetse na kiriya kibazo nkunda gupostinga kiba kiri gukunda kugaruka mu kizame. Rero niba uri hafi gukora mbere y'uko ureba video, jya aho hantu handitse subscribe wakande kugira ngo nijya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe aribo baza kugusharinga link. Mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Ikintu ukora ni kimwe, ufata telefoni yawe ukatwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 935 tukagufasha kubona code mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online bitagukundira ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha. Kaduha amasaha abonekaho ku munsi akubereye meza, iyo ageze turaboneka tukakwigisha. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kugaruka, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 ibyo byose tubigufashemo. Murabizi ikintu ubusabwe kugira dukosore kino kizame na agapapuro n'ikaramu. Ndakeka ko rero wamaze kwifata, ndakeka ko tugiye gutangira n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kibaza ngo iki? Itegereze neza. Hano hari ibisubizo 4 baba baduhaye, ukajya ugenda uhitamo icy'ukuri ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo ugeze mu masangano y'umuhanda aho usanga ibimenyetso bimurika bidakora, wakora iki igihe umuyobozi ubifitiye ububasha guhaye iki kimenyetso? Uri kugenda mu muhanda, waba uri kugenda ugasanga mwebwe mubyita mu ndimi z'amahanga ngo ni feu rouge, biriya bimenyetso bimurika ntabwo biri gukora. Biyobora ibinyabiziga n'abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa bikoresheje amatara atatu, murabizi: umuhondo, icyatsi ndetse n'umutuku. Rero ugasanga ntibikora, ariko hasanga umuyobozi ubifitiye ububasha, ashobora kuba ari umupolisi cyangwa akaba ari umukorerabushake, mujya mubibona, akaguha kino kimenyetso. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba gukora iki? Ugomba kwitwara ute? Itegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi igisozo cy'ukuri ucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 mwa kino kizamini kiba kimaze gukorwa kano kanya. Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe. Aravuga ngo gukata ibumoso gusa. Yaguha cya kimenyetso ugakata ibumoso gusa. Mbega ngo gukata iburyo gusa ugakomeza imbere. Se kavuga ngo guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Mbega ngo komeza imbere gusa. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Itegereze neza, igisozo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Ikintu bigufasha iyo ubonye wagize amanota menshi ni byiza, ariko iyo wagize make uba wanatwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 935 tukaba twanakwigisha mu gihe gitoya, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo igisozo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se, guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Na kano kanya hari abantu bakitubaza, ese code zirahari? Code zirahari, batangiye gukora. Umunsi badakora n'umwe no ku cyumweru, cyangwa nk'igihe habaye konji ntibakore, ariko ikindi gihe iminsi yose barakora kuva saa 2 kugeza saa 11. Rero mwe mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri 0789 tugufashe kubona code mu gihe gitoya. Iyo tumaze kugushakira code tuba tubonye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora, ukatwandikira nko kuri WhatsApp ikintu cyose cyagufasha tukajya turakiguhera ku gihe. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri 0789 ibyo byose tubigufashemo. Uri mu mujyi wa Kigali ukeneye kwiga umunsi umwe, wenda tubonye kano kanya kandi ufite ikizame ejo,
ariko kumva utiteguye turaza tukakureba tukigana turi kumwe tukaguhugura bihagije, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri izo nimero, ibyo byose tubigufashemo, twigisha umunsi umwe ugenda ukore guhita utsinda. Hano ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo se, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kabiri, kibaza ngo iki kirabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura ya. Buri mwayino ntera mwazino baduhaye imwe muri zo y'ukuri, ukaba wabona n'amatara ndangacyerekezo y'ikindi kinyabiziga. Hano ibisubizo bine baduhaye, aravuga ngo metero 100, B ikakubwira ngo metero 200, C ikakubwira ngo metero 150, D ikatubwira ngo metero 250. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cyanya cyo cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota araza kugera kuri 20 nka kino kizami kiba kimaze gukorwa. Kano kanya murabizi ibibazo biragaruka, ukareba neza ko ikibazo udakoze nikiramuka kigarutse mu kizami urakora urahita ugikora. Hano rero igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni C, muri metero 150 amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura ya metero 150. Ndakeka ko ramuzwe guhitamo rero C, ndakeka ko ramuzwe kuyandika ku gapapuro. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu dukosora ikizami cyose kiba cyakozwe kugira ngo ujye uhita ubibona ku gihe. Ujya aho hantu handitse subscribe ukakanda mbere y'uko ureba ino video, nayo cyangwa ikintu cyose aba ari icyagufasha kugira ngo ujye mu kizami ukore rimwe ukajya urahita ukibonera ku gihe. Rero kanda aho handitse subscribe, icyo ndagenda nashyiraho cyose ujye urakibona, na kiriya kibazo kiri gukunda kuza ndi gupostinga ujye urahita ukibona kiri gukunda kuza mu bizame, kugira ngo nuburi hafi gukora ukore rimwe uhite utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijoro rikeye nibura mu ntera ikurikira. Mu yihe ntera? A iratubwira ngo metero 100 ku manywa na metero 20 mu ijoro. B ikatubwira ngo metero 150 ku manywa na metero 50 mu ijoro. C ikatubwira ngo metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro. D ikatubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ese itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura riba rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ingana iki? Ndakeka ko hano wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese no kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Aba tubwiye ngo muri metero 100 ku manywa na metero 20 mu ijoro. Ese wowe turi gukosora na kino kizami kimaze gukorwa, iyo itara riri ahantu ari nijoro ari no ku manywa ni hehe uba waribona riri kure? Iyo ari nijoro nibwo uba wabona ikintu kiri kure, cyane cyane iyo ari itara, kuko niyo uhagaze wenda nko mu mujyi ukareba nk'iyo hakujya uba wabona itara ririyo mu ntera nini. Ariko hano intera yo ku manywa irutiya nijoro. Ni gute warebera ikintu itara riri kwaka ku manywa muri metero 100 nijoro ukarirebera muri metero 20? Usiko hari igihe n'umuntu iyo aguciyeho nka telefoni ye iri kwaka itara utabimenya ko riri kwaka, kubera ko nyine ku manywa haba hari urumuri, ntabwo biba byagukundira kureba itara riri kure. None bari kukubwira ngo uri kurebera muri metero 100 ari ku manywa, ariko muri metero nijoro ukaba warirebera muri metero 20. Niyo mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo, metero zo ku manywa ziruta iza nijoro. Ibyo bintu kandi ntabwo bishoboka. Hano niyo mpamvu duhisemo D, ndakeka ko umenya impamvu, ndakeka ko nikiramuka kigarutse mu kizami urakora urahita uhitamo D ugahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu dukosora ikizami kiba cyakozwe, cyane cyane kino kiba cyakozwe mu gitondo. Ubusanga ibi bizame biriwe bari kubaza uwo munsi bari gukunda kubazamo ibibazo byinshi. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu isaha ategamye, bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera. Murabizi bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze cyo gifite ibikoresho by'ihoni bigenda byumvikanira mu ntera igiye itandukanye. None bino binyabiziga bishobora kurenga kilometero 50 mu isaha ategamye, bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera yihe? Cyavuze ihoni kiri mu ntera imwe mwa zino baduhaye, ukaba wahita wumva kivugije ihoni. Ese ni iyihe ntera?
aravuga ngo muri metero 100, beka ngo muri metero 200, seka ngo muri metero 50, deka ngo muri metero 150. Hano urabona igisozo cy'ukuri cyanya cyarikiye bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko igisozo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndatekereza ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu isaha ategamye, bigomba kuba bifite ibikoresho byoni byumvikana mu ntera ya metero. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni se ya metero 50. Cyavuze ihoni iki kiri muri metero 50 ukabyumva. Murabizi velomoteri yo ibifite ibikoresho byoni byumvikana muri metero 20. Buriya velomoteri iyo uvugije ihoni kiri muri metero 20 uba wabyumva. Impamvu babivuzeho nuko bazi ko babibaza kugira ngo nugerwaho kirakaramuka kije, nubwo cyaba kitari cyaje mu kino kizame, ariko mbe nakikubwiyeho. Velomoteri igira ibikoresho byoni byumvikana muri metero 20, icyo ugahita ukimenya, cyaza mu kizame urakora ugahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda nari bateguriye imeze neza, ikoze neza. Niba utari wayireba genda uyirebe ukuntu ikoze, ubusobanuro bw'icyapa ndetse n'ibibazo babazaho, ku buryo ujya kuyireba wayirangiza ukaba wajya mu kizame ntihagire ikibazo cyerekeye ku byapa kikunanira. Niba utari wayibona sura kuri YouTube channel yacu uyirebe kugira ngo nujya kwa bino bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ese kino cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa kimwe ubwoko bw'ibyapa byo ku mihanda? Kino cyapa kimwe ubwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, aho birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki kino cyapa? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri. Aravuga ngo imbere hari umuyobozi w'amatungo, beka ngo imbere hari inzira ya gari ya moshi, sega ngo ahegera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye, deka ngo inkomane ibambiye. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igisozo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota araza kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa kano kanya. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze kugitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi. Ese ni ikihe? Kino cyapa rero ni icyapa kiburira, kiba kikubwira ko hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni si ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. Ikintu nakubwiye ko zino nzira za gari ya moshi nubwo bakunda kubaza ibibazo, kandi mu Rwanda nta nzira za gari ya moshi zihaba. Zino nzira za gari ya moshi aba ari imihanda ifata ubuso bunini, ku buryo birashoboka ko hari indi mihanda igenda yambukiranya umuhanda wa gari ya moshi. Bibaho kuko iriya mihanda ibifata ubuso bunini. Rero kwa ino mihanda ya gari ya moshi haba hariho amatara agenda yakura umuriro myatsa, yakazima, yakura umuriro tukura. Ayo matara abatukura bakubwira ko gari ya moshi igiye gutambuka, niba wari ugiye kwambukiranya nk'uwo muhanda wa gari ya moshi. Kubera tumaze kubona ko ufata ubuso bunini no muhanda, bikaba ngombwa ko hari indi mihanda igenda iyo wambukiranya, bakagenda bayatsa kugira ngo bakubwiye ko igiye gutambuka. Kuko ikintu igisanze mu nzira irakigonga. Impamvu babibabwiye nuko mbazi ko hari ibindi bibazo byerekeye kuri zino za gari ya moshi babibaza, bakakubaza se haba hari amatara asuti abatukura agenda yakura umuriro myatsa. Niba kikubaza mu kizamo urakora cyangwa uzakora ejo uzahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo muri iri sangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. Niyo mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara hano. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisozo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Dore hari kiriya cyapa cyanditsemo stop, ni mu ndimi z'amahanga, mu kinyarwanda bisobanuye guhagarara, hakaba n'uriya murongo uri imbere y'iriya modoka. Ese no kubera iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo igisozo cy'ukuri ucyandike ku papuro. Aravuga ngo biragoye kora neza mu muhanda munini, beka ngo umuvuduko mu muhanda munini wavanyweho, seka ngo ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane, deka ngo hari imirongo iburira ibyago bitunguranye. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Hano ndakeka ko amaze guhitamo igisozo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri
cyanya cyari ikihe? Hano rero igisubizo cy'ukuri ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Impamvu hari kiriya cyapa akaba n'uriya murongo nuko hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Biragoye kubona neza mu muhanda munini. Urabona ugiye kwinjira muri uno muhanda, ntabwo uri kureba iburyo, ntabwo uri kureba ibumoso. Haba hagomba kuba rero hari kiriya cyapa cyanditsemo stop, bikubwira ko uba ugomba kumanza ugahagarara, niyo nta kinyabiziga waba ubona, wabona ibinyabiziga ntabyo cyangwa bimaze gutambuka, ukabona kwinjira muri uriya muhanda witonze utabateje ibyago. Murabizi bino byago harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba kwitonda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya karindwi kibabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ese ibihe binyabiziga? Irakubwira ngo ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu isaha. Murabizi ikinyabiziga kiba gifite ahantu urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Beka ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. Seka ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu isaha. Beka kuvuga ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu isaha. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza, murabizi ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe cyakozwe, wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 7, ibibazo 8, ibibazo 9, ibibazo 10 biragarutse mu kizame cyawe, byari biri mu kizame kimwe wakosoye. Kugira ngo rero ukore rimwe usinda, yo gusaba ko n'imyitozo ihagije kwa bino bizame biba byakozwe. Kugira ngo ujye uhita uyibona ino myitozo kwa bino bizame biba byakozwe, ikizame cyose cyakozwe murabizi nandi wagisanga uretse kwa ino YouTube channel yanyu, ujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda, najya yishyiraho ugahita ubona notification ukakireba. Iyo ugezweho ukora rimwe ugahita utsinda, kuko n'ubundi ni bino bibazo wongera kubahereza. Hano ndakeka ko amaze gutemeza cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. Nabikubwiye ikinyabiziga cyo gifite ahantu uba uri kurebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Niba waragize amahirwe yo kwicara kuri iriya ntebe yegeranye n'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayeho, ndakeka ko mujya mubibona ukabona ibintu bimeze nk'ibishinge biri kugenda bibara, hari uba uri kugenda babara umuvuduko ari kujya agenderaho mu isaha. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa romoro kikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Hano nibyo tugiye kureba. Irakubwira ngo metero 1 n'ibice 25, beka kubwira ngo santimetero 30, seka kubwira ngo santimetero 75, deka kubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baguhaye. Kino kibazo washobora kongera kukikubaza bagihinduye. Iyo bagihindura ku buhe buryo, bashobora gufata zino metero bakazishyira muri santimetero, bakavuga ngo santimetero 125, B santimetero 30, C santimetero 75, cyangwa bakazifata zino santimetero bakazishyira muri metero, bakavuga ngo metero 1 n'ibice 25, B metero 0 n'ibice 30, C metero 0 n'ibice 75. Rero ujye ureba ukuntu ikibazo bakikubajije, niba hindura ingero ntibikugore kubera ko wahinduye ingero kandi wakagombye kuba wagikoze. Iyo ubonye hari ikintu kiri kukugora ucyandika muri comment. Ubonye ingero ziri kukugora, ayo masomo ndayabategurira nkazayakurikizaho, mwagerwaho mugakora rimwe mugahita mutsinda. Hano abona igiso cy'ukuri rero ari ikiye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Hano igiso cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko amaze kugitamo. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, metero 1 n'ibice 25. Ndakeka ko amaze kugitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Niba utari wagihisemo n'ikiramuka kigarutse mu kizamura akora mu kanya, ndakeka ko urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Nibe ibinyabiziga se ko tuzi ko n'imodoka ihagaze impande y'umuhanda iba igomba kugira ibintu biri kuyerekana ko ihagaze. Ese nibe ibinyabiziga biba byemerewe bidategetswe kugira ibi byerekana mu gihe byambukiranya cyangwa mu gihe bigenda ku ruhande rw'umuhanda? Araba ngo ibinyabiziga bigendwamo n'abana, beka ngo ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, deka kugira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano babona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza.
ndatekereza ko igisozo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano urabona igisozo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Hano rero igisozo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga bigendwamo n'abana, turiya batwaramo abana ukabona bari kugenda babasunitse, turiya tunyabiziga tw'abana, ndetse n'ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye, turiya tugare. Ntabwo wabona dufite ibinyoteri iyo turi kwambukiranya umuhanda cyangwa turi kugenda impande yawo, ntabwo ari ngombwa kugira ibi byerekana ko bihari. Ndakeka ko bamaze guhitamo C, ndakeka ko bamaze kuyandika ku papuro. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A iba ari igisozo cy'ukuri na B iba ari igisozo cy'ukuri. Iyo wahisemo A iba ari igisozo cy'ukuri ariko uba wakishe. Iyo wahisemo B iba ari igisozo cy'ukuri ariko uba wakishe. Uba ugomba guhitamo inyuguti ivuga ko byombi biraba ari ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko rero bamaze guhitamo C, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Ayahe mabara? Bino byapa by'inyongera namaze kubategura video iri kuri YouTube channel yanyu. Niba utari wayibona wasubiraho ukayireba kugira ngo nujya kwa bino bibazo byere kujya bikugora. A iravuga ngo ubururu, umweru, umukara. Mbega ngo umukara, umweru n'umuhondo. Seka ngo icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara. Ndeka ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisozo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Ndakeka ko amaze kugihitamo igisozo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ubururu, umweru ndetse n'umukara. Ndakeka ko amaze kugihitamo. Iyo video nawe maze kuyashyiriraho. Niba utari wayibona subira kuri YouTube channel uyirebe kugira ngo nujya ku bibazo nk'ibi byere kujya bikugora. Murabona ko ibyapa bakunda kubibaza, niyo mpamvu nabakoreye ya video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Genda uyirebe kugira ngo nujya ku byapa byere kujya bikugora. Nubona hari ikiri kukugora ucyandike muri comment. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo atari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu saha ni A irakobwa ngo kilometero 50, ubwo ni mu saha. B ngo kilometero 40 mu saha. C ngo kilometero 30. D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ndakeka ko mwese mumaze kubimenya. Washatse kuvuga ngo A ntabwo araba ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo araba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo araba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Atari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu saha abari hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, kilometero 50 mu saha. Murabizi tuba dufite ahantu turi kurebera umuvuduko turi kujya tugenderaho mu saha. Ntuzabigireho ikibazo, ntuzavuge se zajya ngenda ndi kupima, ahubwo tuba dufite ahantu turi kurebera umuvuduko turi kujya tugenderaho mu saha. Ndakeka ko amaze guhitamo rero A, kilometero 50 mu saha. Ndakeka ko amaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kirabaza ngo birabujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Murabizi bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze, hari ikinyabiziga cyo gishobora guhagarara ahantu ijoro ryose, hari ikinyabiziga cyo gishobora guhagarara ahantu amasaha 3, ariko reka tubwira ngo birabujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hehe? Araba ngo mu duhanda tw'abanyamagare. Murabizi abanyamagare bafite agace kabo mu nzira nyabagendwa aho baca. Kubera iki? Kubera ko amagare atagira moteri. Mbega ngo mu duhanda twagenewe velomoteri. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisozo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisozo cy'ukuri. D ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisozo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa kano kanya. Ndakeka ko amaze gutemeza cy'ukuri hano. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro ubundi babibujije guhagarara akanya kanini. Hehe? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Babibujije guhagarara akanya kanini mu duhanda tw'abanyamagare ndetse no mu duhanda twagenewe velomoteri. Ndakeka ko rero wari wamaze guhitamo C, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo kuvuza ihoni bibujijwe. Ahantu hose ntabwo wagenda uri kuvuza amahoni.
hari ahantu biba bibujijwe. Hehe? Areba ngo ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro, mbega ngo hafi y'ibitaro, sega ngo hafi y'ubuyobozi bwa polisi, dasa kuri izi nzego, ndeka ngo nta gisozo cy'ukuri. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Kuvuza ihoni bibujijwe he? Ndakeka ko bamaze guhita ikimenyetso cy'ukuri hano, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Hari igisozo cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Ubundi biba bibujijwe kuvuza amahoni hehe? Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni B, hafi y'ibitaro. Birashoboka ko mw'ibyo bitaro hari abantu barwaye. Hari n'ikinyabiziga kivuza ihoni bitewe n'ibikoresho by'ihoni byacyo, ukumva riracengeye, niyo waba uri muzima ukumva hari ukuntu ubaye. Ibaze noneho umuntu urwaye. Niyo mpamvu kuvuza amahoni hafi y'ibitaro bibujijwe. Ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo B, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo nayahe matara umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukoresha mu gihe cy'ibihu. Hari ibihu bikabije, uri kubona iriya modoka ukuntu ntabwo wareba imbere, ntabwo wareba inyuma. Hari ibihu, ni igihe cy'imvura, hari ibihu kandi murabizi bikunda kubaho. Ese nayahe matara uba ugomba gukoresha mu gihe cy'ibihu uri umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Aravuga ngo amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. Mbega ngo amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma. Siga ngo amatara magufi, ndeka nkubwira ngo urumuri rusanzwe. Hano wabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ikibazo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa. Kano kanya murabizi ibibazo biragaruka, ntibigutungure nujya mu kizami cyawe ukabona ibibazo 7 biragarutse, ibibazo 8 biragarutse. Rero kosora kino kizame witonze, ubona hari ikintu ukeneye kwiga ucyandike muri comment tugikurikizeho, nugerwa uzakore rimwe uhita utsinda. Rero hano izo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko amaze kugitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni A, koresha amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. Koresha amatara kamenabihu y'imbere kugira abaturutse imbere bakubone, n'ay'inyuma kugira abaturutse inyuma bakubone, ukoresha n'amatara magufi. Ndakeka ko amaze guhitamo rero A, ndakeka ko amaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iki? Kikabaza ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorere ntarengwa ku ikamyo iyo ari yo yose ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Ari kuvuga ngo toni 10, mbeka kubwira ngo toni 16, seka kuvuga ngo toni 24, ndeka kubwira ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Mbibutsa ko kode ziri koneka waba hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 078 955 gufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, duha amasaha aboneka ku munsi yageze, turaboneka tukakwigisha, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare ku izo nimero, ibyo byose tubibafashemo. Hano urabona igisozo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Kubera iki? Kubera ko bavuze ngo ubwikorere ntarengwa ku ikamyo, kandi murabizi hari amakamyo arenza toni 24. Rero niyo mpamvu ntabwo igisubizo cy'ukuri kirimo, kuko nta toni mwa zino baduhaye wavuga ngo nta kamyo yazirenza. Hari toni, hari igihe ugenda ukabona ikamyo itwaye toni 30. Niyo mpamvu hano nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iyo bitewe n'imiterere y'ahantu intera itandukanye icyapa cy'ahantu haba iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Kubuhe buryo? Araba ngo karifite ubuso bw'ibara ryera, mbeka ngo urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera, seka kuvuga ngo mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura. Ndeka ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Hano abona igisozo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Hano ari igisozo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Igisozo cy'ukuri nta kindi ni B, urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Ikibazo cya 17 kikakubwira ngo guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujijwe cyane cyane ahakurikira. Ukaba ubujijwe guhagarara akanya gato ndetse n'akanya kanini. Hehe? Arakubwira ngo ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose. Wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo utemerewe gukata ngo usubire inyuma. Mbega ngo mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Ese kakubwira ngo
ku mihanda ibisikanirwamo iyo ubugari bw'umwanya w'ibinyabiziga ugomba gutuma bibisikana budafite metero 12, ndeka kubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze kugitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, urukiramende. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Ndakeka ko uramaze guhitamo B, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko aho waba uri hose mu gihugu, cyane cyane uri mu mujyi wa Kigali, tuba twahagusanga tukakwigisha umunsi umwe nk'umuntu utaba ufite umwanya mwinshi. Umunsi ukurikiyeho tukagushakira kode ukagenda ugakora kandi ugatsinda. Ikibazo cya 18 kikakubaza ngo amatara ndangambere n'aya ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 3 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kinyabiziga kindi kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Irakubwira ngo amatara magufi, mbega kuvuga ngo amatara ndangaburumbarare, siga ngo amatara yo guhagarara umwanya munini, ndeka kuvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndatekereza ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, amatara yo guhagarara umwanya munini. Ndakeka ko uramaze guhitamo C, ndakeka ko uramaze kuyandika ku papuro. Murabizi ibibazo biragaruka, ikibazo udakoze ujye ureba ko nikiramuka kigarutse mu kizamura akora urahita ugikora. Waba ufite igihe ukareba ikizami cyose cyakozwe, ujya kumara icyumweru, wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero jya ahantu handitse subscribe wakande kugira ngo nijya mbishyiraho ujye utibonera ku gihe. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande kimwe n'ubwa romoro kikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Hano ibisubizo bine baduhaye. Irakubwira ngo metero 1.25, B ikakubwira ngo santimetero 30, C ikakubwira ngo santimetero 75, D ikakubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, santimetero 30. Ndakeka ko uramaze guhitamo B, santimetero 30. Ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Hari ibibazo biba bisa nk'ibigiye gusa ariko bagahinduramo akantu gatoya. Waba waramenyeye ngo igisubizo cy'ukuri kiba kimeze gutya ukaba wakica. Hari nk'ikindi kibazo cyari kisa nkaho kibajije gutya ariko twari twavuze metero 1.25, ariko hano tuvuze santimetero 30. Rero icyo kibazo kimwe kino kizame sura inyuma urebe ahantu bitandukaniye kugira ngo umenye kubitandukanya. Nubona utari kubyumva umpamagare cyangwa unyandikire bigusobanurire. Serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe uyu munsi kirabaza ngo mu gihe telefone yawe ihamagaye utwaye imodoka wakora iki? Uri kugenda mu nzira nyabagendwa baraguhamagaye, uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ese uba wakora iki? Iravuga ngo kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya, beka ngo kutayitaba. Se ngo ukiri imodoka iruhande ukayitaba, deka ngo B na C ibyo bisubizo by'ukuri cyangwa ni ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? B kutayitaba na C ushyira imodoka iruhande ukayitaba bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Niko kuri D bari kutubwira. Ese utwaye ikinyabiziga baraguhamagaye ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano ndakeka ko amaze guhitamo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, ugomba gushyira imodoka iruhande ukayitaba kugira ngo udateza abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa ibyago. Ndakeka ko kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije. Nkwibutsa ko niba ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, jya aho hantu handitse subscribe, ntabwo bigoye, uhakande. Ninjye cyaho ikintu cyose aba ari icyagufasha kugira ngo ujye gukora rimwe uhita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0789531626 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Uri kure bitagunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho waba uri hose mu gihugu, kandi wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda.
rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri izo nimero tubibafashemo. Ukeneye kwiga computer uri mu mujyi wa Kigali cyangwa ukeneye kwiga ikinyabiziga mu gihe cy'ukwezi kumwe, ukaba wagenda ugakora ikizame cy'ikinyabiziga kategori iyo ari yo yose ushaka ugakora rimwe, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789351626 tubigufashemo. Ikindi niba uri hafi gukora ikizami cyose kirajya kirakosorwa, ibibazo biri gukunda kugaruka, ujye uragikosora nugerwaho uzakora rimwe uhita utsinda ndabyizeye. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.